nibyo iriya ntambara iri hagati ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragira ingaruka ku bantu bose ku isi, ndetse by'umwihariko no ku bihugu byacu byo muri Afurika ndetse n'u Rwanda. Hari uburyo bwinshi izo ngaruka zigaragara, kandi hakabaho n'ingamba zo kwitegura ndetse no guhangana nazo. Ingaruka ya mbere iri kugaragara ku isi hose ni ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli, kubera ko iriya nkomane ya Hormuz iri hariya mu kigobe cya Iran inyuramo peteroli nyinshi, hafi 1/5 cya peteroli icuruzwa ku isi. Bivuga ngo ibihugu bikura peteroli hanze bizagirwaho ingaruka. Ariko si ibyo gusa, iyo urebye ibicuruzwa binyura hariya bijya muri Aziya, dukurayo ibicuruzwa byinshi. Bivuga ngo Aziya nayo nigira ibibazo by'ubukungu, natwe duhahira muri Aziya tuzasanga ibiciro byazamutse ku buryo bwari bwo bwose. Dushobora rero kwitega ko ibiciro bizazamuka, ariko tugomba gufata ingamba kugira ngo nk'abanyarwanda tudahungabana. Ubu ngubu dufite ingamba ku nzego nk'ebyiri. Urwego rwa mbere ku bijyanye na peteroli, turi gukorana n'abakura peteroli hanze kugira ngo turebe peteroli yacu iri mu nzira yamaze kurenga ziriya nzira ziri kuberamo intambara, turebe ko yagera mu gihugu vuba, ndetse nihagera tube twizeye ko dushobora kuba dufite ububiko buhagije. Icyo gihe nibura tuba tuvuga ngo ibi bishobora kuba mu mezi 2 bigahosha, turamutse dufite peteroli yinjiye mu gihugu tukaba tuyifiteho ububasha. Iyo ni ingamba imwe. Turimo turakorana n'abazana peteroli ngo turebe peteroli yose iri mu nzira, yaba ari ku cyambu yaba ari mu bwato, igere mu gihugu. Ingamba ya kabiri ni ukureba uburyo ibicuruzwa dukura muri ziriya nzira nabyo tutekereza ahandi bishobora kuva, bigaragaye ko ibiciro byazamutse ku isoko.